ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. amahoro y'Imana, umugambi w'Imana no kukundwa n'Imana bibazaho mwese abaherereye mu bihugu bitandukanye, inshuti zacu az'amagara ndetse zakadasohoka, umuryango mugari mugize ubumwe bw'abera Ministries amutakandagira amateka ubuzima bugahinduka. Kandi buri wese ari mu itorero ryiwe aho usengera rwose ngusabe ikintu gikomeye byo amavuta y'umushumba wagushumbye kandi Yesu yakugereza nawe uzinange ugiye tubahane twese abakozi b'Imana. Rero maze igihe mbabwira inzozi mbi zose nubwo ntarazirangizayo, ziracyahari nyinshi, ariko uyu munsi ngo tuganire inzozi urota zisobanura umugisha ku buzima bwawe. Uyu munsi ni inzozi itangaza, uraza gutungurwa. Hamwe nakubwiye ko ubundi iki kimenyetso ari kibi, ahandi hagiye kuba cyiza. Rero Imana ibaha umugisha mu gusenya karande no gushyira hasi twirukankaho. Ndabashimiye mwese mudukurikiye. Reka mvuge ngo abantu bari mu Rwanda, Imana ibaha umugisha amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo, abatuye mu mujyi wa Kigali mwese Imana ibaha umugisha. Reka mvuge ngo ibihugu byose bitandukanye muri Afurika ntabwo wabivuga, uhereye muri South Africa, za Namibia, Botswana, tukazaza zose za Zambia, Zimbabwe n'ahandi, inshuti zanjye kadasohoka muri Malawi, mu Imana ibaha umugisha. Nange Maputo mwese ndabashubije Mozambique. Ikamabwire ngo abantu b'i Burundi turabakunda cyane, turabakunda cyane, turabakunda cyane, turabakunda cyane. Iyo ndeba uko mukurikirana umwuga w'abera Ministries birashimisha, nanjye ndabakunda Barundi mwese bo Imana ibaha umugisha. Reka tuvuge mu mwese bari i Burayi, batuye mu bitandukanye hirya no hino ku isi, Imana ibambera umugisha. Mubwira ikintu gikomeye ku buzima. Wibuke ikiganiro navuze ngo ninde wagutera ubwoba, reka mubwire ngo uruwa agaciro. Simvuze ngo gukomanga mu gatuza, ahubwo ifate mu gituza, uvuge ngo sinarinze byo ko nduwa agaciro imbere y'Imana. Nukuri uruwa agaciro, uri uw'icyubahiro, uri ntavogerwa, kandi ibyiza byose Imana yubatse ku bwawe kweye kurengera kandi gutabara. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Muri kumwe na Pastor Ntambabazi Jean Baptista, dusenga Imana. Ndashaka kubwira uyu munsi wa none inzozi urota zigasobanura umugisha. Ntabwo nzivuga zose, nazo ndavuga ibintu bike cyane, ibindi naho utaha, kandi burya Imana bihari. Ko kuvuga nihuta cyane ugasanga ntubyumvise, turiko nafata topic imwe ukayumva tukayivuga mu buryo burambuye kugira ngo n'uwayirose wese amenye neza uko akwiye kubikora. Ikindi no kwibona ibimenyetso bisa n'ibyo ukamenya ko utorohewe, ukwiriye umugisha Imana wo gufata. Mana data wa twese uhoraho, Mana y'amahoro, Mana y'ibyiringiro, Mana ikomeye kandi Mana itabara. Aka kanya bagaraguwe turi imbere y'ubwiza bwawe kumwe bw'abera Ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Hari amateka y'abantu akwiye guhinduka mu buryo bukomeye, hari amateka n'urwego mu nzozi zikomeye. Ndasabye Kristo kugira ngo wigaragaze kandi uce inzira, kandi ukore igitangaza, wiyerekane mu mpande zose, kandi Kristo uce inzira mu buryo bukwiriye. Umfashe Mwami kugira ngo ugiye kumva zino nzozi arushaho gusobanukirwa no kwishima umutima kuri Imana imwishyuye. Urakoze Data, Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Baramubwira buri munsi ngo inzozi gusa rwose, inzozi ntabwo zihora zivuga ibintu bibi, icyo ni icya mbere. Kandi inzozi nabwo ntizivuga ibintu byiza. Icyo nzi cyo hariho inzozi zikuburira, zikwigisha, iziguhana n'izikubwira umugisha. Uyu munsi wa none rero ngiye guhera ku nzozi ya mbere urota, uyisobanukirwe uyumve, nusanga utanayizi ariko hari ibigiye bibaho tukubwira tugira ngo ubyumve.
Imana ibaha umugisha. Ndimo ndabashimira abakora subscribe rwose, Imana ibaha umugisha, n'abandika comment mwese Imana ibaha umugisha. Nawe ufata umwanya ugasharinga ibiganiro, cyane cyane umudamu w'Imana ibaha umugisha wo muri Zambia, Imana iguhe umugisha. Simuvuga mu izina ariko Imana iguhe umugisha. Reka nshimire undi muntu nawe mu kindi gihugu nawe Imana imuhe umugisha. Nzi neza ko nagusharinga ibiganiro, data wa twese abagiriye neza. Rero nagira ngo turebe kurota ibintu bigera kuri bitanu ku munsi, dushobora kuba bibiri cyangwa kimwe. Kurota igikoko bita inzovu. Tuzi neza ko buri gihe iyo urota inyamaswa iyo ari yo yose, uhereye ku yo mu nzu, uhereye n'iyo ariho hose, ariko ukabona iri ahantu irimo ikureba, tugita kurunguruka, ubona ikwitegeye kuri inyuma cyangwa ari ku ruhande kureba, cyangwa se irimo kwirukankana. Ibyo bisobanura ibyago n'amakuba no kubunekwa. Bamwe iyo kwirukankana ni ibyago byihuse, iyo kurunguruka biravuze ngo barimo barakuneka. Hari umuntu urimo ugenzura igikorwa cyawe icyo ari cyo cyose, icyo wakora, icyo wavuga, aho ujya, aho werekeza, icyo upanga n'icyo ukora. Barimo barakurikirana urugendo rwawe rwose kugira ngo bakurambike hasi. Nicyo yabisobanura. Ariko aha ho bigiye kuba bitunguranye. N'ubundi inzozi ziri muri ibyo bikoko nakubwiraga. Iyo urose bikuri inyuma cyangwa bikubira ahantu ubona bisa nko bikureba ukuntu, nicyo bisobanura yuko ugomba kwitonda ko mu buzima bwawe hariho intasi zikomeye, bityo umushinga wawe, bizinesi yawe, gahunda y'ubukwe, gahunda y'urugo, gahunda y'ibintu byose ukagira bacyo ubibwira, ahasigaye ukihagararaho gatuza mu mutima wawe. So rero kurota inzovu muri makeya, inzovu ni inyamaswa ifite karagiteri zikomeye. Ni inyamaswa y'inyembaraga kandi izi kubana, kandi ikindi itajya yibagirwa uwayigiriye neza n'uwayigiriye nabi. Yumvira ibintu kure, ni inyamahoro, ikarisha ibyatsi, ikunda kubana n'abantu. Rero iyo urose ubona inzovu bisobanura iki mu buzima bwawe? Cyane cyane ariko urayibona ni ukuzibona aho ziri kurishiriza, ni ukubikuri iruhande, ni ukubikuri imbere, uyireba imbere yawe apana inyuma yawe. Iyo urose inzovu, kuko yo itibagirwa, biba bisobanuye ko ari ikimenyetso cy'uko ugiye kumva amakuru meza y'iterambere, ubutsinzi ku buzima bwawe, guhinduka mu myumvire n'imitekerereze, ndetse n'imbaraga zo mu buzima bwawe bwose. Ni ukuvuga ngo cya kintu wakoraga, cya kintu wabagaho, Imana igiye kubana nawe. Muri za ntambara ku kazi biravuze ngo ni amakuru meza. Umukoresha w'umunyamwaga, wa mugabo w'umunyamwaga, wa mugore w'umunyamwaga, za ntambara wagiraga mu rugo, Imana irabwira ngo bigiye gukurwaho, maze uze kumenya ko ari ikimenyetso cyiza cy'uko ugiye kumva amakuru meza y'iterambere, guhindurirwa ubuzima, y'ubutsinzi, ndetse n'imbaraga mu buzima bwawe. Niba runarwaye, ni inkuru nziza yo gukira. Niba umwana ari ku ishuri, ni inkuru nziza yo gutsinda. Niba umugabo yaragiye muri misiyo, ni inkuru nziza akazagaruka. Ni ukuvuga ngo ni uburyo kibwimbitse kandi ufite imbaraga mu kwereka yuko muri iyo minsi yawe myiza cyane Imana iri gukora gutegurira ibyiza. Aho uzatambuka nezerwa, aho wacaga wasije uzongera guseba, aho wacaga neza kwa cunaniwe, ahubwo ngo umugambi w'Imana ugiye kuza ku buzima bwawe, maze uzigira ikintu ukora kuri we, maze nawe mvuguwe neza. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikwambika imbaraga. Nongere bisubiremo, ni ukuvuga ngo nari nkomeje nkubwira ngo noneho kurota inzovu, nabanje kuguha urugero rwayo iyo ariyo, n'ikisobanura, n'ikivuga, n'uko bigaragara yuko ari inyamahoro. Rero icyitonderwa, ugomba kuba wayirose ibona ikuri imbere, cyangwa uyirebera ahantu zirimo zirisha ari imwe cyangwa ari nyinshi, ariko utazegereye. Iyo zikuri inyuma, menya ko ari ibyago no gukurikirwa no kunekwa n'ababisha bawe bose, ndetse bakura inyuma kugira ngo bakunanize, baguce intege. Rero muntu tugendana wayirose ukanayibona,
ni ikimenyetso cy'umugisha ku buzima bwawe, ni ikimenyetso cy'umugisha cy'iterambere, ni ubutsinzi kuri wowe ngo ntuzatsindwa mu kizame, ntuzatsindwa ugiye gushaka perimi, ntuzatsindwa ugiye gukora icyo ari cyo cyose, ngo ibintu byose uzabazwa uzabisubiza nta gutegwa, ndetse niba ugiye no kujya kwa muganga bazasanga ari negatifu nta ndwara ihari, haba hari nk'ubutsinzi. Reka mbigusubiriremo. Inzovu ni inyamaswa y'inyamahoro y'inyembaraga kandi izi kubana n'abantu, gusa ikagira ikibazo cy'uko itibagirwa uwayigiriye nabi, itanibagirwa n'uwayigiriye neza, kandi inzovu yumva ibintu bikiri kure. Rero kuyirota uyibona irimo irisha cyangwa zirisha ari nyinshi, ziri ahantu ku ruhande uri kuzireba ziri hirya ahantu zirisha, ukazibona ukazitanga kuzibona zitakubonye, cyangwa ukabona ikuri imbere uyishoreye, ni ikimenyetso cy'inzozi nziza ku buzima bwawe, cyerekana ko ugiye kumva amakuru. Haleluya. Ugiye kumva inkuru, aho wasabye akazi hari inkuru, aho wadepoje hagiye kuva inkuru, umukobwa waterese hagiye kuva inkuru, umukobwa watereswe nawe hagiye kuva inkuru nzima, umuntu utegura gushyingira agiye gushyingira, ugiye kugura imodoka. Ngo muri make ni inkuru nziza iriho ku butsinzi ku buzima bwawe gutsinda. Kandi cya kabiri, mu mpinduka z'uburyo bwose budasanzwe, inshuti zigahinduka, abantu bagahinduka, ugatangira kubona bigenda neza. Icya gatatu ni imbaraga mu buzima bwawe, ku buryo ugira imbaraga mu bantu, imbaraga ku buzima, imbaraga mu cyo ukora. Hanyuma ikindi gikurikiraho ugomba kumenya ni icyo twita kugira ingufu mu buzima, ni ukuvuga ngo umurwayi agahita akira. Kandi ikindi ikaba ari iterambere ryerekana ku bifatika. Wowe rero uzirose uyibonye mu maso, wigira ubwoba, kireke kuri inyuma ariko kuri imbere, ukabona aho irisha ni ikintu cy'iterambere, ndetse kizamura ubuzima, ugasanga ugeze mu rwego rwo hejuru ukomeye, aho ugomba kugira ubutunzi. Mbigarukemo, ni ugutsinda. Uwayirose ntatsindwa, cyaba ikizame, yaba ishuri, yaba urubanza, ibyo wakora byose, ibyo wajyamo byose, nta n'uwaguhuguza ngo bikunde. Ni amakuru ugiye kubona ko na ya sambu batwaye igiye ugaruka, n'urubanza uzarutsinda, n'amasomo uzayatsinda, na interview ufite ufite kuri ambasade zacamo, y'akazi zacamo, ibyo mwabonye bizacamo, appointment yawe yose izagira akamaro, icyo mwabigiranye bigira akamaro. So rero bitume ugira umugisha w'Imana mu buryo budasanzwe, kuko Imana iri mu ruhande rwawe. Rero ni byiza ko Imana igufasha ikakurengera mu nzira zose, kandi Imana ikagutabara mu buryo bukomeye. Data wa twese aguha umugisha, akugirire neza, agufashe, kandi urusheho kugubwa neza, kuko byose bigendana no kuba wegereye Imana, kandi Imana muri kumwe. Ndagushimiye cyane rero kumaze kumva ubusobanuro n'iterambere gusa. Cyitonderwa, wongera kwitonda kuba yagutanze, kubona ko ikuri inyuma igushoreye, cyangwa undi muntu yikohereje ngo kwirukankane. Ibyo rero bisobanura ko ari inkuru nziza. Harimo guhinduka k'uwo mwashakanye, k'uwo mubana, ku bana bawe, ni impinduka y'amahoro, kandi ikindi ni impinduka yo kongera kuzirikana, bikaba iterambere ku kintu cyose. Ni inzozi nziza cyane ukwiye kurota, ukishima uwo mwanya, ugahimbaza Imana, uti Imana koko ibyo napangagaho nari ngiye kujya business, icyo ngiye gukora byongera no bizajya gutungana. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Ndacyakomeje cyane. Muzi neza ko nigeze kubabwira ngo iyo urose inka ni inzozi zitari nziza, ariko jya witonda uko nabisobanuye. Narakubwiye ngo nurota inka nayo muri ubwo buryo, ikuri inyuma, ikwirukankana, ikwicisha ihembe, ikujomba ihembe, ishaka ukwica, irimo yabira cyangwa se irimo ivumere ari ikimasa, binyura ari ikibazo, bisobanura ibyago n'amakuba ku buzima bwawe. Ariko noneho kurota inka ziri mu gikumba, ziri muri famu, ziri kurisha, muzumve ziri kurisha imvura yaguye, cyangwa zishotse ziri kunywa amazi bazishoye, zigiye gushoka. Birumvikana navuze kunywa amazi kugira ngo abana ba kino gihe babyumve, ariko ubundi inka ntinywa amazi ahubwo barayishora. Zibyo nagira ngo abana babyumve. Wanjye nabwiye ntese ibyansi, urabizi ati ibyansi se si ibyatsi, ntago babyumva. Rero nagira mbwira abana ba kino gihe, inka ntinywa amazi, inka irashoka, ngira ngo ubyumve neza cyane. So ukayibona nayo irimo irisha, zirimo zirisha ahantu mu gikumba, muri famu, ari inka nyinshi cyangwa imwe cyangwa ebyiri cyangwa utunyana ziri kurisha. Uzitegereza uri hakurya, ubona uko neza cyane mu gikumba, izindi zibona ziri gushoka, izindi ubona zirimo zikina imbere yawe, ariko zikuri imbere apana inyuma. Vuga ngo ni ikimenyetso cy'ibyiza, ni ikimenyetso cy'imbaraga, ni ikimenyetso gikomeye, ni ikimenyetso kizagushoboza, ni ikimenyetso kirenze uko ubitekereza, ni ikimenyetso gifite
cy'amavuta ni ikimenyetso cy'iterambere, ni ikimenyetso nyacyo cyerekana ko Imana iri mu ruhande rwawe. Bivuze ngo icyo gihe uzamenya yuko ari umugisha urimo uza ukomanga ku rugi byihuse. Umurimo ngo umugisha urimo urakomanga ku rugi mu buryo bwihuse. Iyo urimo witegereza inka ziri kurisha, ziri ahantu muri famu rwose zirisha rwose, ibintu bimeze neza, ubona ko ziri zigashoka, harimo inyana, hari nk'ibimasa, nubwo warota imwe yonyine gusa, nubwo zaba ebyiri zonyine gusa, ariko ziri kurisha cyangwa zibyagiye. Kubyagira bana mukiri bato, inka ntiryamira byagira, cyangwa zimaze kurisha, ubundi zimaze kugira, iyo zimaze kurisha zimaze gushoka, zimeze neza, zakutse, ziragenda zikabyagira ahantu zikatuza. Rero muri make ukazibona zibyagiye, ukazibona ziri hakurya aho ngaho, menya ko ari ikimenyetso simusiga cy'umugisha w'Imana, kandi ko umugambi w'Imana urimo ukora igitangaza, yuko umugisha urimo komanga ku rugi rwawe byihuse. Ni umugisha urimo ukomanga mu buryo bwihuse, kandi ni umugisha ugiye kuza, kandi kuzibona ni ngo bigiye kugeraho vuba byihuse. Umugisha ukomanga ku rugi rwawe hafi aho ngaho. Iyo tuvuga urugi si urw'umutima, ndavuga urugi rw'amasezerano yawe. Menya ngo ni umugisha wihuse, ariko utandukanye kumva zikuri inyuma, bazimo zikwica, zikwirukankana, bitandukanye no kuzibona mu musozi ziri kurisha, cyangwa zibyagiye, cyangwa zishotse. Aho banzo hatandukanye, kandi nubwo yaba imwe cyangwa ebyiri, ariko zihari zose. Icyo gihe bimaze kubibona mu nzozi zawe, cyangwa urimo zikama, cyangwa urimo zishitura, cyangwa urimo zitera umuti, cyangwa urimo uzuhira, cyangwa urimo uzigaburira, uzitema ibyatsi byiza, cyangwa uziha wa munyu zirigata, cyangwa urimo uzivura. Ibi bisobanura yuko ari ugukomanga k'umugisha wawe, yuko ibyo urimo urwana nabyo bizagenda neza, ntugire ikibazo. Imana iguhe umugisha. Ndibwira kuri gusobanukirwa ibyo ndimo nkubwira. Wowe wazirotaga, nzi ko n'abantu bakunda inka cyane, ubwo bakunda inka bageze igorora, humva ziri inyuma yawe ho nta kibazo, ariko ni ikibazo ko ziri imbere, uziha imiti, uzivura, uzigaburira, uzishora, zikuka, zibyagira, zikamwa, uzicanira, biravuze byose ni umugisha urimo komanga ku rugi rwawe, kandi ko haramutse afite n'ikindi kibazo cyakemuka mu izina rya Yesu. Rero ni byiza ko umuntu wese uzirota agomba gutekereza. Uzibona zimuri inyuma byo ni bibi cyane, ariko uzibona zimuri imbere, ko nasobanuye mbisubiremo, zibyagiye, zirisha, zishoka, zikutse, uzicanira, uziha wamunyu ziri kurigata, n'ibindi bikorwa byiza bishinzwe gukora amatungo yaba imwe zaba nyinshi, ni umugisha urimo komanga. Umva nshuti yanjye, umugisha w'urubyaro ugiye gukomanga, umugisha w'amashuri ukomange, umugisha w'amafaranga ukomange byihuse cyane, aho werekera bikunde. Uvuga ngo umuntu ubonye ibyo bintu nta kintu n'icyo ashobora gutakaza mu buzima bwe, byose bigenda neza, kandi akagira wa mugisha w'Imana, akanezerwa. Imana iguhe umugisha, kandi Imana igusure, Imana igushyigikire. Bitandukanye rero nabyo twavuga mbere yuko umuntu arose abona inka imuri inyuma, imwirukankana, imujomba ihembe, ari imbaraga z'abantu zigushorera ngo zikurwanye. Urumva rero mu nzozi hanga ibyiciro byinshi. Niyo mpamvu zitinarose inka gusa nta umuntu yamye yasobanura, ariko umusobanurira byagenze gute. Data wa twese guha umugisha, Imana ibagire neza cyane. Turabakunda cyane nk'ubwo bera ministries, turabakunda muri Nshuti zacu z'akadasohoka, kandi buri gihe uko murushaho kutwereka ko turi umwe namwe biratunezeza. Ugumye ukore comment, ugumye ukore share, ugumye ukore like, kandi nawe utarandikira n'ukuri turabigusabye. Uri umuntu w'Imana, ubidukorere ku neza, kandi by'ukuri ni ukukwiyeho ngo urushaho. Niyo nkunga ikomeye. Data wa twese aguha umugisha. Rero Imana ishimwe cyane. Tumaze kubona izo nyamaswa ebyiri, noneho kamye ngo ariko inka bisobanura ngo ni umugisha urimo ukomanga. Urakomanga pe ku buryo icyo uzakora kizemera, aho uzajya hazemera, aho uzabona bizemera, ibintu byose uzasanga ari ibintu byiza cyane kandi biteye ubwuzu. Mu nzozi nziza aho ngira ngo hari abataza kubyumva kimwe nanjye, ariko kuba utabyumva kimwe nanjye sinakurenganya, kandi nawe ntiwandenganya. Byose bijyana n'ubumenyi umuntu aba afite. Tugiye kureba kurota uri umukene, kurota wibonaho ubukene,
apana kubona umukene aguhagaze imbere. Oya, we kurota ubona wakennye cyangwa se umukene akuri imbere, umukene akuri imbere byo ni ibindi zagusobanura ubutaha. Wowe ubwo kwibona wakennye hari haparitse ubona ibintu bidahari, ubona atazi uko umeze, cyangwa se umukene ariko guhagaze imbere ariko utagusaba. Ni umukene uguhagaze imbere utagusaba, ahubwo ari umukene uguhagaze imbere arimo aguha duke afite, cyangwa yifuza ko mugira ikiganiro nawe ukirota ubona ubukene bwagufasha. Rero kurota ibyo bintu uri kumwe n'abakene n'ibindi byinshi n'ibyo nakubwiraga n'iki, cyangwa ubukene bwaguteye, imyenda yagucikiyeho, ibintu byakomeye, ndagira ngo ngusabe ikintu kimwe, ibyo ntabwo ari inzozi mbi rwose. Wapi wapi, ahubwo ni ikinyuranyo cy'uko Imana ikweretse ko ugiye gukira kurutaho. Ntukabyite ibi rwose, ntukabyitiranye, ahubwo ni ikinyuranyo cy'uko ugiye gutera imbere. Bivuze ngo mu minsi mike ubutunzi buzaba bumaze gutera imbere, ubuzima buteye imbere, umuryango uteye imbere, nta dayimoni imwe ikigusakuriza. Muri make igini ryarapfuye, wa mugani w'abahanuzi bo hanze aha ngaha, kubera ko ari inzozi zikomeye kandi nziza ziba ziri ku buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo kubirota ubwabyo ubona, ariko wirinde atari kujya gutoragura mu myanda muri puberi, oya, cyangwa se kuburya ibyagenewe abakene, oya. Ni ukubona wicaranye n'abantu bakennye, nawe ukennye, ndetse ukibona ibintu byahindutse utabizi, ukabona hari ibintu bidashoboka, ukisanga ibi ni biki. Ntabwo rwose ari bibi, utazatekereza ngo narose nabi bigiye kunkoraho, ahubwo uzamenye neza yuko ari imbaraga z'Imana zirimo ziguhishurira yuko wowe ubwawe ugiye gutera imbere vuba byihuse kandi mu buryo bushoboka bwose. Ni ikinyuranyo rero. Urumva ko inzozi zigira amabanga yazo. Ushobora kwibwira ko wasobanura gutya, ariko atari ko bisobanura. Bisaba uwabisigiwe, bisaba umuntu ufite iyo mpano yabyo, ko twese ntabwo tugira impano zimwe, ntabwo tugira impano imwe twese. Hari abakora ibitangaza, hari abigisha, hari abavugabutumwa, hari impano nyinshi ku isi, ariko hakaba n'impano yo gusobanura gusa. Wongere uhindukire umenye ngo impano yo gusobanura inzozi si iya buri wese, ariko kurota ni ibya buri bose. Umuntu wese ari n'abazibagirwa n'abazibuka, ariko ni kandi cya kabiri n'imvugo y'Imana ku buzima bwawe, ndetse n'ubuhanuzi butavangiye bukubwira amakuru y'ahazaza, situwasiyo urimo, aho wenda kujya, utagombeye ngo ubonye wa muhanuzi gusa. Byonyine kurota ukabona ikintu hari Imana ibivuganye nawe. Rero kurota ubona wicaranye n'abakene, muhagararanye se musangira, ubona byanze, aho washyize umuceri ntawo uhari, ukabona urimujira muri situwasiyo mbi, ibyo ntabwo ari bibi, ahubwo menya ngo hari ikinyuranyo cy'ubukene ku buzima bwawe. Imana igiye gutanga ubukire, itanga amahirwe, itanga imbaraga, itanga ubuzima. Niba ari umwigisha ugira ijambo rikomeye, muri makeya ni ukwekurizinga icyari muri wowe, icyakoraga muri wowe, ibyo wakoraga byose bikazamuka, bikagenda bikagera ku rwego wumva ko Imana yabikozemo ikintu gikomeye ku buzima bwawe. Aho rero niho dukwiye kumenyera imbaraga z'Imana, gukora kw'Imana ndetse n'ibitangaza by'Imana muri iyo nzira imeze gutyo, kugira ngo Data wa twese agushyigikire kandi ashobore kubana nawe. So rero kurota ibyo maze nakubwiye inzovu, nakubwiye inka, nakubwiye n'icy'ubukene. Data wa twese akugiriye neza. Ikindi cya kane ni ukurota amabuye y'agaciro. Tandukanya aya mabuye bubakisha, aya mabuye nayo ndavuga amabuye y'agaciro, harimo zahabu, harimo diyama, harimo gold, nakuyo gold nyine, harimo za tantalite, harimo za uranium, amabuye yose y'agaciro bacukura, cyangwa se harimo za safire, amabuye y'agaciro, harimo amabuye menshi atandukanye, za gasegereti, za Oxford, ni nyinshi baba bafite amabuye y'agaciro menshi mu butaka. Nubwo warota ibuye rimwe ry'agaciro gusa mu ntoki zawe, nabyo ni ikimenyetso cy'ubukire, ni ikimenyetso cyerekana yuko ugiye gutera imbere. Cyane bisobanura ngo kugira imbaraga, courage cyangwa kudacika intege. Ikindi ni ukugira kwera muri wowe. Ikindi ni ukuba ukeye mu byo ukora, uri smart mu bintu byawe, no kugira ntiyagushobora. Ikindi ni uko bisobanura ngo Imana ikongereye ubwenge ndetse ikongere n'urukundo
n'urukundo n'ukuri bivuga ngo ugiye gukundwa ndetse no mu kuri. Ikindi kandi ni ubwizerane bugiye kuza hagati yawe. Ikindi ni igikoresho cy'ibyishimo ku buzima bwawe. Bivuga ngo icyakubuzaga amahoro ugiye gutangira kubona igikoresho cy'amahoro ku buzima bwawe, ku buryo unezerwa ukumva ibintu byose bigenze neza nta kibazo kibayeho. Kubera iki? Kubera ko hari icyo Imana yaguhishuriye. So rero kurota amabuye y'agaciro si ikibazo, kugira ngo urabyumva. Kurota amabuye y'agaciro si ikibazo, ahubwo ni ikintu cyiza iryo ari ryo ryose, ariko utandukanye no kurota ano mabuye babakisha. Ya ni amabuye y'agaciro, ibuye ry'agaciro rifite imbaraga. Maze kugusobanura neza cyane icyitwa umunzani. Wabyumvise? Umunzani ntabwo ari umwe w'amabuye, si umwe w'amasahani, si umwe bagira gutyo bagapima bakagereranya. Ni umunzani elegitoronike. Nawe rero nubwo utekereza ushobora kubona gutaka ibintu n'ibiki, nabo ni umugisha ku buzima bwawe, kandi ni umugisha nyawo. Imana ikagufasha kandi ukagirirwa neza. Tubonye rero inzozi ndazisubiramo 5. Icya mbere inzovu, 2 inka, 3 umukene cyangwa abakene, 4 amabuye y'agaciro, 5 umunzani uyu nakubwiye bapimisha. Ibyo byose niba ubirota menya ngo ni ibanga ry'umugisha. Umugisha urimo urakomanga. Twabonye ko ku nzovu icyo ni icya mbere ari iki? Ari aya makuru yihuta, ni amakuru meza ugiye kwakira, ni ikimenyetso cy'amakuru ugiye kwakira ku iterambere, ku buzima, ku butsinzi, mu guhinduka imbaraga. Ngo ntaho uzatsindirwa. Ni amakuru meza ku kintu cyawe cyose wari urimo usengera cyari kikuri imbere. Ariko kimwe n'inka nayo bo bisobanura ko ari umugisha urimo ukomanga wihuse. Urose inka zirimo zirisha, zuhiya, zibyagiye, zishotse, ibyo byose bisobanura ko umenye neza ko ubona umugisha ukomanga bugufi bwawe. Ni ikimenyetso cy'ibyiza kuri wowe kirimo gikomanga kigusanga yuko ugiye gukomanga. Ni inzugi zirimo zirakomanga. Amahirwe, umugisha, icyubahiro, ubuzima, iterambere birimo birakomanga. Urota inka urimo yikama, urimo yuhira, uyihanagura, ikindi byose bisobanura ngo ibyo urimo ukora, akazi urimo ukora, Imana igwaye umugisha. Kuri izo nyamaswa ebyiri faut faire attention. Menya ikintu ukwiye kwitondera kuri no bintu. Itonde niba uruzi gujomba ihembe zikwirukankana, hari uzinye zikwirukankana arimo azikohereza, ukabona zifite uburakari zirakujomba ihembe. Aho attention, menya ngo hari imbaraga z'abagome bakora n'abarozi n'abagambanyi bakomena, ariko kuba uzibona imbere muri ubwo buryo ni ikimenyetso cy'amahirwe, ni ikimenyetso cy'ubuzima bwiza, ni ikimenyetso cy'iterambere, ni ikimenyetso cy'uko imiryango y'umugisha ifungutse. Ku nzovu ni amakuru mashya ku byo wateganya gukora, naho ku nkaho ni umugisha urimo ukomanga ku nzugi, irimo iranukinga ikomanga kubera ko byakugeze hafi. Rero Imana iguha umugisha. Nyuma tukaza kubona ko kurota ubona uri kumwe n'abakene, musangira n'abakene, ubona ubukene bwaje, washyize ikintu wakibuza ugasanga nturi kubyumva, ukabonera kugoye. Ariko uri kumwe n'abantu benshi cyangwa uri wenyine, ntabwo bisobanura ubukene bugiye kuza ku buzima bwawe, ahubwo ni ikinyuranyo cy'uko Imana ikubwira ngo ubukene wari ufite bukuvuyeho, na duke turiyongere, na menshi ariyongere. Bivuga ngo ni umwuka wo increasinga ibintu byawe byose mu buzima bwawe bwose. Ari ku bana uzabyara, ku nka zizabyara, matungo azororoka, imirimo izera, uzahinga ntuzarumbya, uzagira ubuzima, uzakora ugira umugisha, nta kurwaragurika, nta gahinda kazaba gahari. Bivuga ngo ibyo uzakora byose bigiye kuba increased, bizamuke bya increasing, kuko niyo nzozi warose kandi bikazamera neza. Ikindi amabuye y'agaciro ho birumvikana. Iyo umuzivuye y'agaciro murabyumva namwe, naryo ikintu cy'ubukire, aho bisobanura yuko ari ukudacika intege, ari ukugira imbaraga, ari ubwiza, ari ukwihangana, ari ugukundwa, ari ukuri, ari ubwizerane. Ibyo byose kandi ari ubutunzi burambye Imana yamara ku buzima bwawe. Ushobora kurota ntayo y'agaciro uziza, ari umuntu wambaye zahabu, icyo bafite byose upfa gucukurwa mu butaka kandi ari ry'agaciro. Nicyo bisobanura. Ni ukuvuga ngo uhawe umugisha, uhawe uburyo, uhawe icyerekezo, uhawe amateka, uhawe imbaraga. Aho ugana hose hazakubera heza, icyo ukora kikubere cyiza, ikirimo kikubere cyiza.
byose bigutunganire kuko wamaze gusenga. Rero bisaba iki nshuti yanjye mukozi w'Imana? Ibintu nk'ibi bibonye ukuza bajya gutambira ibitambo cyangwa ugatanga ituro kugira ngo wirukane inzozi mbi ku buzima bwawe. Aha naho ni kutanga igitambo cy'umunezero uti Imana ndagushimye ko ngiye kwakira wa mugisha, ndagushimye ko ibyo nakoraga bigiye gutungana, ndagushimye ko kuri ambasade ntabwo uzasubiza inyuma, ndagushimiye ko nzagira umugisha, ndagushimiye ko nzagira amahoro, ndagushimiye ko nzatabarwa, ndagushimiye ko nzagirirwa neza, ndagushimiye ko ntacyo nzakuburana, maze ugashima Imana muri wowe imbere ukanasenga. Byaba na ngombwa ugapanga amasengesho y'iminsi 3 yo guhera saa 12 kugera mu mugoroba utarya utanywa, ugasenga Imana maze ukegera Imana yawe uti mwami niteguye kwakira umugisha. Kuko mbabwiza ukuri ubukene buragusha pe, ariko ubukire bugusha nabi. Ariko mbe nka wa mushumba wabivuze, aho kuba umunyabyaha nkabwiza ukuri, kuko ibyaha byo mu bukene biba biteye ubwoba. Burya umukire afite ukuntu abona ibintu. Rero ni byiza ko ukwiye gusengera kugira ngo n'ubwo bukire bwawe buzatohe, ugubwe neza, nubugeraho bizatuma ubaha Imana, kandi bizatuma udacogora, bizatuma ugira ubuzima bwiza, bizatuma ukorera Imana uko bukeye ko bwije, bizatume muri ho hadacogora. Ni byiza ko usenga amasengesho mwami niteguye kwakira ibyanjye, niteguye kwakira bwa buzima, niteguye kunezerwa, niteguye kugubwa neza. Rero mucuruzi, muntu ufite umushinga, muntu ufite company, muntu ufite ibintu ukora, muntu ufite ubidiringa n'amafaranga, ukarota iyo munzani, wa munzani electronique ukuri imbere, menya ngo agakorwa kaye kose ugiye gukora ikazigera gahomba. Waba ukora mu rugo rw'umuntu, waba ucuruza, waba utwara imodoka, nuvuga ngo icyo ugiye gukora cyose rimwe rizabyara irindi, birabyara yandi. Icyo bitanga ifaranga ritobora irindi. Nuvuga ngo ni ukuri ntawe uzatwara kawe, ko ni ukuri niyo hagiyeho umuyaga birabara. Nuvuga ngo Imana iri guha agaciro, guha valeur, kugira ngo ibintu byawe byose bijye imbere, urose neza ntabwo urose nabi. Nawe ugiye gushima Imana, hamwe wahombye, hamwe wambuwe, hamwe wahuye n'ibibazo, hamwe abantu bakuretse, hamwe batereranywe, hamwe byagenze neza, ndumva Imana iri mu ruhande rwawe, kandi Imana igiye gutabara mu buryo budasanzwe. Yesu aguha umugisha, Yesu akwambika imbaraga, Yesu agutabare. Ibi nibyo nababwiraga, ni inzozi nziza z'umugisha. Ndakubwira ngo ntugire ubwoba, no minsi mike nzakubwira izindi. Wewe gusa nkurikirane, ukore comment, ukore share, ukore like, ntugasibe kureba bamwe bw'abera ministry. Dore kubabwira ko tubaha ibiganiro biri ku munsi kugira ngo utaza kugerageza n'uwo ugira irungu, ahubwo ni binashoboka. Hanyuma na wa muntu akadufasha mu mirimo yose. Muzabona ibiganiro 3 ku munsi bisobanura, nihe tunanasenge, tunanaganire. Ni ukuvuga ngo habigiye bisohoka mu gitondo saa 8 na saa 10, ku buryo usanga nta rungu kugira ngo bw'abera ministries, aho umenya amabanga. Kuko Imana yaduhishuriye kuvuga amabanga abandi batavuga, abandi batabona, ariko tukayakwereka kandi barabirota. Kandi abenshi bamaze kubohoka bamenye neza y'Imana n'umugambi Imana ku buzima bwabo. So nawe rero data wa twese akwishimira, akugirire neza, ntugacogore, ntugacika intege. Amavuta y'Imana aze ku buzima bwawe, Uwiteka abane nawe, Uwiteka gushyigikire, ntugire icyo uhomba, ntugire icyo ubura, ntugire icyo utakaza mu buzima bwawe. Ni umugisha udasanzwe Imana igiye kwinjizamo. Haleluya, haleluya, haleluya. Uzirose rero hamwe nzakubwira witegure, mu minsi iri imbere nzakubwira izindi zigera kuri 5 nziza y'urota wowe ubona karimbi, ariko kumbi ari umugisha. Ubonye inzovu wagira ngo iraguhitana, ubonye inka watekereza, ubonye umukene wakwirukana. Ubukene bukomeye, uramutse ubonye umunzani uvuga ati kambayeho. Ibyo rero byose ni inzozi zikomeye. Ko nabwiye ngo inzozi ni ubwiru bw'Imana n'umuntu Imana yaremye, nta wundi bigomba gucaho. Rero Imana iguha umugisha, muhahe muronke mwese aho muherereye, mavuta y'Imana bazeho bari hirya no hino ku isi. Ndabwiye umugisha w'Imana nuze ku buzima bwanyu. Murakoze cyane, mukomeze mukore comment, mukoreshe ya mukore like, muduhamagare, yandikishe batufashe gusenga Imana. Kandi izi nzozi zo rwose komera, data twese aguha umugisha. Ku munsi w'ejo tuzakomeza tuvuga n'ubundi ku nzozi, kuko niwe ko tuziganira aho mukazisobanukirwa, mukazinjira mu masengesho, kandi mwaje kumenya ibintu byinshi bitandukanye. Imana ibaha umugisha. Turagushimye Uwiteka Imana ishobora byose, turaguhimbaje kuri Imana yacu, kandi uri umukiza, uri umutabazi, kandi uri umurengezi. Abakugira bajya bakorwa n'isoni, urukora ibitangaza, ukigaragaza, ukiyerekana. Uri Imana nyamana, Imana nyabushobozi, uri Imana ikora, uri Imana ivuga, uri Imana igenderera abera bawe. Ndasenze kugira ngo amuhe umugisha wese, kandi mwami izi nzozi, mwami Imana zisohore ku bagaraguwe, kandi bagire umugisha bwa Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Shalom, shalom. Ubumwe bw'abera ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka.
mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. amavuta akandagira amateka utera umuhati mu rubibi amateka nayo agashyiraho imbago ngubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamwita mbarimo mbaye mfite amateka yo kubumba amategura mbumbira umudugudu tutuyemo amateka urayazira kandi nta kintu utakoze.